Yabandi no mumesereza cyane is your boy Sky to the building, the cover, in the street, in everywhere. Ubu nibererero town, ninjya mbabwira town ni Nyarugenge, ni wacu mu rugo, ni ubuzima bwinshi bukunda kubera, ni ibintu byacu bikunda kubera. Ninjya mvuga ijambo bita Kazariwa, ujye wumva ngo bishatse kuvuga kavukire. Banyita rero Kazariwa, umwana w'i Kigali. Urumva rero hano wacu ni Nyarugenge, murabona ko ibintu byose aho bimeze neza cyane, murabona ko ari umutekano, ubuzima bumeze neza kejel, abantu bameze neza cyane. Icyo kunywa ni decourage babigusaba wowe kuba ufite morale. Ninjya nkubwira ngo Inyarugenge ni ibintu byose bibera, ni akazi kose kaberwa, ibintu byose usanga umujamo wese muzahura ari kuri swag nk'izi zanjye, ujye umureba uvuga atari ko si uyu muntu n'umukanda nzugi cyangwa se ni wa Alex. Urumva rero umuntu ari wa Alex cyangwa se ari wa Rere, ujye wumva yuko uwo muntu aba ari flex, aba ameze neza cyane. Daso mbangubwira ngo nujya wumva ngo my name is Sky to Abagaye cyangwa se ujye unyita special material youth inspiration, amazina agiye atandukanye cyane. Ingoma amashyi y'igihugu ujye ubyongeraho ahantu hose uri. Nujya wumva ngo ingoma amashyi y'igihugu yamaze kwipanga akazi, ujye uvuga ngo ako kazi yipanze kameze gute, ntago ari ibindi rero. Uyu munsi wa none mba navuze ati uyu munsi reka nkore urugendo shuri muri town, ariko nanone mbibutsa yuko gahunda ari ya yindi. Ushaka ikinyobwa cyiza cyane ni B1 Gin, cyangwa se nukenera sound nziza ni muri SB Quality Sound. Mbaza ngo rero Sky takuzaniye iki nanone? Sky nta kindi kintu uyu munsi wa none kuba yiteretse mu mujyi wa Kigali, arimo aragenda areba abatawnel, imirimo igiye itandukanye abantu baba bagiye bipangamo, ubuzima baba barimo baragenda bakora. Ibyo byose ni bimwe mu bintu rero yena babwira ngo nukenera ubuzima bwiza, nukenera kubaho neza, banza wowe ujye upfukama usenga Imana, ubwira Imana ngo ese Mana uyu munsi wa none nagukoshereje iki? Nujya kuryama ibyo bintu ukabibwira Imana, nubyuka mu gitondo uvuga ngo Mana babara ngugende imbere ugende inyuma, ibyo ushaka kubimbara ibyo bimbo kuruta ibyo nifuza ko byambaho. Rero nta kindi kintu rero uyu munsi wa none ndatembereye, narinje kureba umuvandimwe wanjye cyangwa se papa wanjye, bamwita Rujama Phone Shop. Ninjye nkubwira ngo rero nageze kwa Rujama Phone Shop, ni ku mu brother wanjye, ni umuntu umeze neza cyane, ni umwe mu bavandimwe badu supportinze njyewe n'uwo bita Kamaro. Uyu munsi wa none witwa Kamaro akaba yaribarutse. Tujye gukora urugendo shuri rero bana wanjye, guturuka kwa Rujama Phone Shop twerekeza kwa Kamaro, aho tugiye kumureba nk'umuvandimwe, aho tugiye kumusupportinga, aho tugiye kumukandiki amapu. Igihe njya mvuga ngo amapu ni kwa kuri ubu mu Kinyarwanda hari abantu bakoresha ibyo bintu, kuko ibiganiro byacu bikurikiranwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, guturuka ku myaka 5 kugeza ku myaka 80. ubukurikirana Sky ndetse n'abafite imyaka 200. Hari uwo twaje bundi arabwira ati Sky niwe muntu wa mbere nkunda, ati nubwo ndi umusaza mfite imyaka 200 ariko iyo nicaye ahantu kuri smartphone yanjye imeze neza cyane, ati njya gukurikirana kundi ijambo ukunda kuvuga ngo igihugu cyabaye tambarari. Ati uvuze ngo igihugu cyabaye tambarari nibyo bimbwiye ngo ku myaka yanjye 200 nuze telefone gute, meze gute, ndi kuri social media. Niho hantu raranyita avuga ngo niho hantu hatumye witwa Rujama Phone Shop aba akandare mu gusasagiza mu baturage amatelefone meza, kubashyira kuri social media, kubaho ubuzima, kubahumuriza, kubaho ibintu byiza. Nta muntu nzi wigeze ugira agahinda yageze muri Rujama Phone Shop ngo ahahurira n'agahinda gatandukanye. Hari ibiganiro byiza cyane uzasanga bitwa Bayaka, Banzovu, ba Kamaro, ba Sky, ba Faxman, ndetse na my brother afata ku mavuta uri hafi kuzaza nawe tuzamwakira fresh sana. Ugasanga aba influencers bagiye batandukanye bagenda batanga ibyishimo rero n'ahandi hantu wabikura. Nta kindi kintu nakubwira, gana muri Rujama Phone Shop, niho hantu honyine ushobora gusanga telefone nziza. Ubwo rero iyo nanjye kuvuga ibyo navuga ngo ni bya bindi bya Sky byo kutubwira ngo B1 Gin ngo ni inzoga nziza utarayitestingaho. Oya, umuntu wese wanywa inzoga ya B1 Gin yumva ko imeze neza cyane. Niyo mpamvu cyakubwira ngo nujya wumva yuko ibintu mvuga atari renge, atari igikabyo, ngakubwira yuko telefone nziza ituruka muri Rujama Phone Shop. Niyo mpamvu uyu munsi wa none kugira ngo mutaza kugira ngo ni ibikabyo cyangwa se n'ibya bindi by'abajene byo kwipanga akazi, ibikorwa byiza ni muri Rujama Phone Shop. Mukobwa wanjye ngwino warareba wezera umwana bafite uri ku nkamera walayi ku Balex, warareba wezera umwana n'abatambuka ingagari zivuza indu, warareba ibyiza rero bibarizwa muri Rujama Phone Shop. Jigenda unahagaragaza unerekana n'ukuntu ibintu biba bimeze neza. Aha rero niyo bita muri Rujama Phone Shop. Muri Rujama Phone Shop rero ninjya nkubwira ngo ibintu byose turabifite, accessoires zose ziba zihari, ibintu biba bimeze neza.
ujye ubyumva nk'uko mbikubwiye, kandi ibyo bintu ntukajya ugira ngo ni comedy bro. Yarabwo nyina comedy, nyina filime zirangiye, sinjya ndeba za filime z'abanyakoreya abantu b'abama bakunda kureba, njye ni filime zirangira bro. Action mba ndeba ba Scott Adkins aribo bantu bari kuvundereza. Bazi umurukira hano rero, tugiye guhera hano kuri ruhande, buretse gato 1 second. Muranderera hano ibintu bihari. Ahantu hari housing y'amatelefone ameze neza cyane, sinzi nimba muri kugenda mubireba. Bya bindi navuze ngo ndashaka guca karande ku bakire batazi gufata abana b'abakobwa neza, cyangwa zangagari zigenda zitera renge abana b'abakobwa, ugasanga umwana w'umukobwa umuguriye telefone ijoro rimwe ihise imeneka, yakwandikira message ati boss, ati none se dadete ko ya telefone igize gutya ikabimenetse, ibintu bikaba biteje ikibazo, bigenze gute? Umukire ugasanga atangiye kwijujuta ati umukobwa arimo arankura. Ni cya kibazo cyo gufata umwana w'umukobwa ukamutesha agaciro, ukagenda ukabona wikojeje Nyabugogo, ugakura pochette ya kibiri ngo umuhaye gift. Ubwo pochette ya kibiri kuko nimba uri ingagari cyangwa uri boyfriend w'umuntu, fata isomo, icara wige uburyo abantu batanga care, umwana umuzana hano umugura agakava kabeze neza cyane. None nitumara kugera hano hantu, reba icyana gifite wezera hano kibere hano kwa Rujama Phones Shop. Banza urebe, buretse gatoya n'umugaragaza isura, gusa ubanza ugaragaza imiterere, ugaragaze n'ubwiza bw'umwana uri kwa Rujama Phones Shop. Urebe igisuko cy'uyu mwana, iki gisuko cy'uyu mwana bakita uvuati. Iki gisuko rero bita uvuati, umwana kuri y'amazi meza cyane y'Inyange. Hari n'abantu bitavuga ati umwana ubundi nagakore kuzamuterekamo kambi wane jini ibintu bikagenda neza. Warayireba umwana imizigo yaje kugura Grand Frère kwa Rujama Phones Shop. None zangagari zivuga ngo zifite ngo zirashaka ama PS, warenga hano ngo bafite za PS4, ibiki imizigo n'imikireba zino maneti wallahi, kutoka Abuja, kutoka wallahi isi yose iri kuza kugurira hano hantu. Yego reba none housing ari ahantu nizera kuri kugenda ufata biriya biboro. Ubwo sinderekana imizigo mama yakebaro nize mu telefone rwa danje, ngewe nereka aba boss banje baba diaspora bagomba kugura abasheri babo. Reka bajye baremenya ko turi mu mpera z'umwaka, bajye biga gutanga care. Nimba ufashe umwana w'umukobwa cyumuhereza care, urareba uyu muzigo. Yes we, iyi bayita Galaxy Fold 6. Galaxy Fold 6. Urareba nerero no yarakaye hola. Iyi bayita iPhone, iyi ni kangahe tanti? 16 Pro Max. Ni kuri bya biciro nk'ibyo gukinisha abana biye. No kugurira abana biye, ubundi biye nicyo kintu gihendutse ku bana. Ubu buri muntu wese wageze muri Rujama Phones Shop araza akarya akanywa, mugahita muhemba telefone. Mwaciye karande wane. Yego rero. Ubwo rero murabibona ibyiza byose ni muri Rujama Phones Shop, ariko nababwira ngo impamvu twatangiye introduction, nababwiye ngo uyu munsi wa none ngiye guhagurukana n'uwitwa Rujama Phones Shop. Tugiye kwerekeza kureba umuvandimwe wanjye Kamaro, yaribarutse ameze neza cyane, ariko nagombaga kubanza guca kwa Rujama kuko nababwiye yuko ari papa wacu ngiye na Kamaro. Ni umwe mu babyeyi batubyariye imihanda, baravuga ati abana banjye ngiye reka mbarere bakure, niba zajya bicara bajye bavuga ati ese papa icyo yatumariye ni ikihe? Icyo yatumariye yadushize kuri social media, yatweretse ubuzima bwiza, yadupanze akazi, kampani imeze neza cyane, natwe tugenda twipanga kandi kazi mu bundi buryo. Uyu munsi yavuze ati reka ngende mbashyigikire, mbahereze show, nimara kubahereza show tunakande amapu uwitwa Kamaro, duterura umwana wiwe, tumuhe ibyishimo, dusangire mu rubindi, ariko nanone mbereka ibyiza byahe byo muri Rujama Phones Shop. Natwe niho twakuye umugati, niho twakuye ibiceri. Niba ushaka rero kumenya ibindi bintu rero, ntabwo ibintu birarangira. Ndagira ngo mbere yo kugira ngo mutaza kugira ngo nirenge cyangwa se n'ukwibaraguza, ngiye kubereka umuboss wanjye bita Rujama Phones Shop kuri uyu munsi wa none. Murebe uwo witwa papa wacu. Uyu munsi ngiye kumusanga muri office aho yakirira abakiriya baje muri Rujama Phones Shop, baba boss baje gutanga commande y'amakampani bavuga ati umukozi wacu twaciye karande, buri mukozi akeneye kugira ute gutunga telefone. Iyo uje ufite company cyangwa iyo uje ufite umuryango ushaka guteza imbere, ushaka gufasha, waba ufite compassion, waba ufite bana babyina like nka za Moriox Kids, ushaka kubagura amatelefone, iyo uje uri umukire hari aho dufite tukwakirira. Iyi ni showroom ariko dufite place y'aba customer bacu ahantu tubakirira. Ngwira hano mukobwa wanjye kuri wezere zawe,
Sekirite umeze neza fresh sana. Uyu ni umusekirite wo muri Jama Phone Shop, nawe agenda dutembereza, agenda twereka ahantu yagiye hatandukanye, ariko ngo ntabwo baba bashaka kujya muri kamera. Ahantu rero mubona tuzamutse niho dukunda kwakirira abakiriya bacu muri Jama Phone Shop. Ariko nababwira ngo ikindi kintu, dufite serivisi zitabaho ukigera muri Jama Phone Shop. Tuba dufite abakobwa beza papa. Wala umukobwa araza akaguha serivisi, waraya noneho amara kukugurisha telefone, akafata akantu k'agatije koto akakubwira ngo wabagaye already know. Nuko mukorera ibintu biba bimeze neza cyane, na ahantu tuba tuzamukiye iyo uhageze muri Jama Phone Shop, aho bakirira rero abakiriya. Dore fresher rero ziba zirimo zimeze gutya. Yego ukuntu rero ibintu biba bimeze rero aha hantu buretse cyane Sister Wesley, ahantu mubona uramutse ugiye kuhareba cyangwa ugiye gutungurana, ushobora kubona ukavuga ngo ese ngeze muri paradise. Never mind. Uyu munsi rero reka mbereke umukiriya wacu w'umunsi muri Jama Phone Shop, bamwita YY, ni umwe mu nshuti zanjye guturuka za 2010, 11 gutyo tuzamukana, ariko uyu munsi yavuze ngo nanjye mfite compassion mbere manager, ndashaka kuyisapotinga nindangiza nganire na Rujama agende ankorere shopping, ansabira amatelefone meza, abana mbashyire kuri social media. Murebe hano hantu papa wanjye, my brother Mazereza ni fresh sana, ni waneza cyane. Welcome muri Jama Phone Shop papa wanjye, urahoreza big na long time ukabisana. Nishimiye kongera kugaruka mu rugo ariko umuntu agera mu rugo aba yaraburanye n'umubyeyi ugasanga, ariko papa wanjye hano harasa neza abantu, hano harasa neza cyane. Sister Mbaru, ugende wereka bano bantu hano twakira abashyitsi muri Jama Phone Shop. Yego ngize amahirwe rero yo kugusangana n'umuvandimwe biramwita YY cyangwa se Rwanyabugingira Jean Pierre Celestin. Wabonye gute ahantu bita muri Jama Phone Shop uburyo bakira abakiriya? Cyane fresh kabisa, wana service ni neza, ibintu bijyanye n'iterambere bari good. Yeah man. Saza nawe wana yadukoresheje akazi. Gisigaye no kwabuka umupaka kazana ibintu byose. Oya, ibintu byose tugiye gutangira kubizera, kuko ubundi urumva hari ibintu abantu bajya bavuga ugasanga bagenda babica hirya no hino. Bibaze ko Rujama yambwiye ngo nijye mupfumu wiwe. Yarambwiye ngo iyo ugeze mu bintu byanjye ngo bihita bihindura isura, ngano warashya guteza imbere ibikorwa byanjye ukanamereza n'umugisha. Ubwo urumva yuko rero ndi blessed, that's why rero nuko nabibabwiye rero ubu tuvugana muye na grand frère wanjye bamwita Rujama. Ubu tugiye guhaguruka, tugiye kujya guhemba umuvandimwe wacu Kamaro, ariko nanone mbabwira ngo keep subscribe kuri Wabagaye TV. Ibintu byose muragenda mubikurikirana uko biraza kugenda bigenda gake gake. Big up yourself Sister Wesley, Imana niguha umugisha. Ubu tugiye guhaguruka natwe duturuka hano muri Jama Phone Shop. Umukiriya wacu uyu munsi rero ntabwo dushaka yuko uyu munsi aratanga komande yiwe, yabiganiye nk'uko twamusanze hano, yabiganirije boss, ariko nawe tugiye kumutwara kujya gusura Kamaro wacu, tugiye kumukanda amapu. Ariko nanone mwibuke yuko turi abavandimwe, mwibuke yuko Rujama ari papa wacu, n'umubyeyi wacu, atwifuriza iterambere. That's why tugiye guhagurukana nawe tukajyana kugenda gusapotinga umuvandimwe, tukamusengera, tukamwifuriza umugisha, tugasangira nawe, ibintu bikarushaho kugenda neza. Big up yourself Maximum Sister Wesley. Kuri Wesley za ibintu bimeze neza cyane, dukomeze twigira Nyamirambo guhemba Kamaro Maximum power. Ya rero tere nuko nguko tuba tugiye, murarebanza mukareba umuzingu, murebe icyo bita agatwikiriye papa. Akarero niko bita agatwikiriye. Uyu munsi niko njya kuba ngiyemo, ngiye kugendamo, ngiye na papa wanjye bamwita Rujama. Wala Rujama, Imana iguha umugisha wala grand frère. Ako se Rujama wala najya wazambresize ngagura agatwikiriye kuko wala ndabasha YG. Nukuri grand frère akwiriye kuntekereza wala najye ngajya genda mu gatwikiriye meze neza cyane. Grand frère wala Tingiye fresh sana. Rero nuko nguko tugiye guhemba umuvandimwe wanjye Kamaro. Ibindi muraza kugenda mubimenya gake gake. Nuko nguko tugiye kugenda tumeze, twigenda twiteretse,
twinjira muri parking YG. Welcome my brother. Yego ubu rero ubu tuvugana dore ahantu ngiye kwicara. Banzo wareba ahantu ngiye kwicara. Umuji wanje w'umunsi bamwita YG YY. Mbabarira mbanze ngufungura hano hantu. Uyu munsi nubwo nagupanze akazi k'ubukameraman ndaza kukubera n'umukozi my guy. Injira my G. Cyokoze imodoka ni nziza brother. Imodoka ni nziza cyane. Imodoka imeze neza cyane ifunzemo beaucoup derrière. Dore nuko rero duhagurutse. Nuko tugiye kugenda twiganirira bitera story nk'abatalamu cyangwa se abavandimwe. Ubundi bajya bambwira yuko iyo umwana ari kumwe na papa wiwe agomba kugenda yatese ameze neza. Uyu munsi ngiye kugenda rero nanjye nigaritse mbanze nshyiremo agasentire naza guhura na fande akavuga ati wankoma amashyi y'igihugu we kuki utajya ukurikiza amategeko. Ubundi iyo ugiye mu gatwikire nk'aka ngako ugomba kugenda uri aleze umeze neza cyane ufite fresheri cyo koza kugenda muri iyi modoka umeze nk'umuntu ufite discipline yo mu ndege. Nuko uko ibintu bimeze rero. Papa wanjye Rujama umeze gute grand frère? Imana Wara boss ariko subwiza urasa na bike wana hari ukuntu Bakame yigeze kubwira haryo igikona ngo subwiza urasa na bike. Ako gastori nakindi ndo umupeti no mu gitabo cyo muri primaire hari ukuntu umuntu yakundaga kwigutwa tuntu ugiye ngo gutereta nk'umu baby wamubwira ngo urasa neza byadanje ariko warenza ngo subwiza urasa na bike ugasanga ni bimwe mu bintu bimeze neza cyane. Umeze neza wowe cyane utayemo aka S. Ubu tugiye twigaritse kuri fresheri zacu tumeze neza cyane. Twabicisha amatsiko sibabona inzira yose tugiye kugenda kandi umva nkubwire ahantu tugiye kwa Kamaro. Ndashaka kugira abantu bose Kamaro yize muri Kristo bro. Kamaro aziranye n'abantu bagiye batandukanye, aziranye n'abantu barenga miliyari. Ubwo mba ndi kugira ngo n'umu diaspora zaturuka mu Buholandi azabanza agera kwa Rujama agurira aka gift mama wiwe na papa wiwe cyangwa se n'abarumuna biwe cyangwa se n'ababyara biwe, narangiza acinzira ajye no gusura Kamaro nawe mukanda mapu kugira ngo ajye avuga ati hari ahantu nahabonye kuri Wabagaye TV Sky tari kumwe na Rujama bari gutembera bagenda bereka abantu n'inzira igera kwa Kamaro. Urumva wayigiye ari ukuntu urangira umuntu uramukobwa yakakubira se mwana abahewe uwo muntu kandi ati bro genda urebe ikiganiro kuri Wabagaye cyari kiriho cyanjye na Rujama umunsi tujye gutembera ntabwo wabonye inzira twaciye kubera ko nuko ngo tuba tugomba no kugenda abantu tubakumbuza zino hudu ko nuko ngo hari abantu babanze y'igihugu hari n'ababo mu gihugu kubera ukuntu igihugu cyabaye itambarare ubona ibintu byahindutse abantu bataba bazi na hudu izarizo. Ku bantu bazi rero uyu muhanda ahantu tugeze ni umuhanda w'ahantu bita kuri Sky sinzi nimba muhazi. Sky Hotel ni hotel abantu bazi kera bazamani babajama b'abataramu. Hari abantu Kamaro yambwiye ngo bajyaga basangira ahantu bita nimba ari ngo Mangaroka n'ahantu Kamaro yakundaga gusangira n'abantu agacupa. Dore iyi niyo bita Sky Hotel. Mujya mwumva ba Legend ba Nyakwigendera Jay Polly ba Grand Frère Kimosabe ba Bulldog ba Miss Jojo ba Miss Chanel abitwa ba DMS abitwa ba P-Fla Capiro P the Great undi arabandi barapera inzi bagiye najyaga numva bambwiraga bitwa ba Big Dom icyo gihe barakinze Imana bari batuye hano muri izi karitsiye za hano hirya. Ahantu rero tugiye kugera hano muri Izudu muri kubona hano imbere yacu ubu tugeze ahantu bita mu Gitega. Izi ni karitsiye z'umuvandimwe wacu Fata ku Mavuta uri kubarizwa mu igorora rya Nyarugenge aho bita i Madrid, ariko ejo bundi azataha kubera Imana. Ni umuvandimwe yasabye imbabazi ubona yuko soon as possible agomba gutaha kubera Imana, kandi tunashimira n'abavandimwe Muyoboke Alex, The Ben, Medi, ba David Bayingana, abantu bagiye bamuha imbabazi, ba Bahati Makaca bagiye bamu blessinga bagenda bamusabira imbabazi. Ubona yuko nimba narabwiye yuko igihugu cyacu kimeze neza cyane, ni igihugu gitanga umuco, ni igihugu gitanga umutekano, ni igihugu supporting abantu. Dera rero ni ku biro by'umurenge wa Gitega
aha niho tugeze ubu, turi gutambika tugiye kugera ahitwa Onatracom. Ahantu rero bita Onatracom abantu bahazi cyane ni abavandimwe bari abakonvayeri n'abandi baji batwaraga imodoka bita za Hiace na amabisi. Ku bantu twiganye kuri apase mu nkuru cyaka kanya, izo modoka murazizi, ari imodoka zabaga zanditseho Lil Wayne, Super Level, Fireman, man amaweb agiye atandukanye, Tough Gang, Touch Records, Ibisumizi, amamodoka agiye atandukanye. Bro, sinzi YG waiwa, sinzi nimba wibuka iyi mihanda ukuntu twigeze kuyitarasa tujya muri studio bwa mbere, tujya kuri recording indirimbo ya Traxler tuvuye RF hano bita kwa Mama Fazo mu Gitega. Sinzi nimba ubyibuka umunsi tujya kuri recording indirimbo bita Party Night. Subyibuka twari recordingiye mu Bisumizi na producer Festival. Dore rero tugeze niwo bita Onatracom, turi muri wa muhanda wawo, ahangaha bayita ku Musigiti. Hano ni ku Musigiti wo kuri Onatracom, abantu benshi bakundaga kuhatembera. Aha rero turi kugera bahita kwa Mayanka bro. Ahantu nta muntu utazi, umuntu wese uzitara inyota ni hararuguru mu Biryogo, umuntu wese utaratembereye uyu muhanda ni wo muhanda wa mbere bro wakorewemo amateka. Uyu muhanda iyo urebye umugani wa nyakwigendera Jay Paul ngo hari ibyo mbona umutwe ukazengera. Icyo bita kuzengera ku mutwe njya nibuka kera nyiri umuzunguzayi, ndabyibuka uyu muhanda turimo najya kukunda kuwucamo mfite ipantaro za deshire. Icyo gihe haragezweho umuntu zo kwikora deshire, agezweho na boro bita ibifindo. Ibintu bita ibifindo ni igihe wakoraga vareze ukayiteranya na boro zakwire zikiboneka, warangiza ukaziteranyaho ewana ugakubita umuntu iyo vareze. Umuntu wa mbere nambitse iyo vareze bamwita The Benjamin, yakoraga hano hirya, hano tugiye kugera kuri 40 kuri Touch Record. Niho hano yakundaga, niho abasani benshi bakundaga kuba bari, niho nakundaga kubazanira icyangwe, niho nakundaga kuza kugafungira abakoboyi banjye, abari bo bose nyene mbazanira icyangwe, babwira ati bro murabona icyangwe cy'umusaza wa Bagayi, murabona icyangwe cy'umusirikare wanyu. Icyo gihe rero abakoboyi baranyubaga bya danje, ba Grand Frere, abahanzi nyarwanda, ndetse urebye n'abandi bantu bagiye batandukanye, aba bossi, abo twiganaga muri apasa hano hirya mu Nyakabanda. Aha rero tugeze niho bita kuri 40. Dore Touch Record yabaga hari abantu, ndabona barashize ama restaurant. Grand Frere cyangwa se papa wanjye, uraza kumfasha Ruja ducana tujye mu isoko ry'Inyamirambo, tugende turebe ukuntu Kamaro kumukanda maputi mushyira gatoki pampa omo. Kamaro nawe n'umusirikare ntiyabura inkuru bindi, ushobora gusanga yaraganiriye na boss wa B1 yamubwiye ati Sky tunagera abantu aradutamo za B1 jini turusheho kugenda tuzikwikira. Bro Ruja suru umudriver, ariko wowe uri umuntu mwiza, uri umupapa, ariko ahantu tugeze uyu hano ubona handitse Rwanda National Police, Nyarugenge District Police, Rwezamenyo Police Station. Bro nta muntu w'umunyamuginzi wala iyi police station ya Rwezamenyo utarayikandagiramo, cyane cyane ku bantu umuntu wese w'umuzunguzayi, urumva umuntu wese w'umuzunguzayi, cyane cyane mu bantu batajyaga abahungu bose bikaraga mihanda. Rwezamenyo Police Station abaji benshi barayizi kabisa, baza amateka yayo, yagiye ishyira abantu bamwe ku murongo abandi bahindurira ubuzima. Iyi Rwezamenyo niyo nzi imaze guca abakoboyimo agasuzuguro no kunywa inzoga bagatwara basinze. Ibaze ngo impamvu ngo impanuka zagabanyutse zo mu muhanda z'abasinzi bayita Rwezamenyo Police Station, ngimaze kugabanyamo abajene bafite kategori no kwitesha agaciro ko kugenda banywa inzoga batwaye, kandi ari bimwe mu bintu bitifuzwa n'igihugu cyacu bitewe n'uburyo tugomba kugenda dusigasira umutekano wacu w'igihugu natwe ubwacu twiteza imbere. Ibi rero nibyo bita ngo igihugu cyabaye tambarare. Iyo mvuga igihugu cyabaye tambarare ni uburyo usanga kera hari abajama babaga hano mu Biryogo zatara inyota bro, bakundaga kugenda bahanyweye amayoga, ugasanga uteze na taxi vatiri ukagendana n'umujama ari kugenda yiterekamo akantu.
reka bino bintu dushimire polisi y'igihugu. Ibi bintu abakunzi ba Bagaye TV mumfashe dushimire polisi y'igihugu yafashije abanyarwanda muri rusange ndetse n'abashoferi muri rusange guhindura imitekerereze ndetse no kwiyubaha ndetse no kubaha ikinyabiziga batwaye ndetse no kubaha ikiremwa muntu batwaye. Nubwo ngo buriya polisi y'igihugu iri gusapotinga ikiremwa muntu ikifata ikavuga ngo twebwe turwanyije abantu batwara ibinyabiziga basinze, ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo twebwe abana b'abantu baduha umutekano turusheho natwe kumera neza. Ubu rero tugeze ahantu tugiye gushakira umuvandimwe Kamaro agatoki k'umubyeyi, ariko ubutanza yego. Ubu ni ukuvuga ngo rero twebwe tumaze guhaha ibintu dushyiriye umuvandimwe. Iki ni igitoki, aya ni amata, iyi ni omo, zana n'izo pampex amazita pampa. Ubu ni ukuvuga ngo tugiye gukanda umuvandimwe amapu. Icyo bita gukanda umuvandimwe amapu ni uku nguku. Tumushyiriye agatoki. Ndi kugenda nigisha abantu umuco mbabwira ngo mujye mwibuka ko natwe twisaziye. Wayi wayi. Wakoze cyane. Waretse ibi wamba waretse ngo gushakira umugore. Abana twiganye muri apase, uriya muntu bita wayi wayi mumenye yuko dukeneye nawe kumushakira umugore tukamuha. Aseruje amabuka kuko urabona uyu muvandimwe Jibure tudakeneye kuzamushakira nawe umugore. Ore Kamara gutanze kubyara. Babarira. Ore Petit, ore grand frère Petit. Ahantu ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ba Marike. Ore tugiye kubijya inama. Tugiye kubijyaho inama. Umuntu bita Jibure wayi nawe tumushakira umugore. Modoka niwe. Oya baretse. Urapakira mu modoka tutaramenya ibintu biciro. Tumenya ko igitoki ibintu byaragabanyutse mere. Facture irihe? Reka turebe. Isukari irihe? Nawe yishira. Mungwanye gupakira mu haramu. Kamuze gufungurira. Afungure tubikwamanye. Wana kabisa. Harane rusumo. Urareba umuzigo boss abafite mu modoka. Agendana nawe. Wabonye? Urucaba. Rero uku nguku murabibona ukuntu twipanze. Nijyaniye na Rujama wanjye, nijyaniye na wayi na nijyaniye ewana n'agatoki kanjye. Tugiye guhemba umuvandimwe wacu aka Kamaro Felicien aka Birikanye. Umunsi nabwita birikanye. Oya ukuvuga ngo njye nawe ubundi bitewe n'ukuntu njye na Kamaro turi inshuti, abantu bakundaga kutwita ngo Soki, aba bantu babita basi Soki kiri kuna Soki. Oya ragari. Oya amwita Suri. Rekaze mu kwibuka. Sirikina Suri. Niko abantu bakunda kutwita njye na Kamaro. Ubu rero tugiye guhemba. Washyizemo bene wanyu. Njye ndi Siriki cyangwa ndi uri Suki. Ndi Suki. Ubwo Kamaro ni Suri. Skaito. Muhanda wawe ujegajeze. Uyu muhanda magomba kuwuvundereza rega nyuma yuko turi abanyamugi. Uyu muhanda urawibuka tujya duturuka kuri apase ku ishuri. Wabaye kaburimbo mwiza. Ntabwo usi mutantine wawe wari ufitemo boro hano mama Husna. Ufite umugabo ufite umukwe we bita Sibomana Patrick. Wakiraga mu Mavubi. Yaratabarutse Imana muri uko. Inde Sibomana Patrick. Chapuri. Mama Husna. Mama Husna. Yo Imana muzanya muri showbiz. Yo Imana ni muyiruko ridashira hoya ntago ari ukumuzana muri showbiz. Umutantine wacu kandi tuba tumuzamura. Juzamura kamera hejuru. Ujye wereka abantu umuhanda ukuntu bumeze. Yego. Nuko nguko ibintu rero biba bimeze. Ewana ubu rero turahagurutse turagiye. Ubundi umudaje n'umwirabura? Umwizano wowe. Umudaje n'umwirabura umwizano wowe. Umwirabura ushingiye ku kivye. International fine dot nonje habaye good morning. Ubuze gute papa? International wati? Fine dot. Sawa papa wanjye. Yego. Dere nuko nguko rero abana murabibonye ukuntu ukuntu tuba twipambye. Ubu turi kugenda turi Nyamirambo tuvuye mu isoko genda papa wanjye Rujama. Ubu turabuze tugiye kuri
n'umuvandimwe papa n'umwana bagiye guhemba imfura. Ni ukuri ni imfura y'umuryango Kamaro, tugiye kumusura. Ubu tugeze abantu muzi hano hantu, aha bahita kuri tapi, bahita kuri tapi rouge, niho hantu hambere muri iyi minsi haryoshye. Sinzi nimba mwarabonye muri pre-season abakinnyi bamwe na bamwe mu bikombe bya Esperance Awards, ni hano hirya Kamfre. Niho hantu hambere iyo mikino yari iri kubera. Ubu tuvugana rero, cyangwa se uburyo ibintu bihinduye isura, ubu tugiye kugera mu rugo kwa Kamaro, aho umuvandimwe ari kubarizwa. Urazamuka hano niho tuje kumureba brother wacu Kamaro, ni n'umuvandimwe wanjye by the way. Turahageze, ni hano papa wacu Jama, ni hano umuvandimwe abarizwa. Tuje kumureba, aha ni hatuye rero. Impamvu rero mubona tuje tutamuhamagaye, Kamaro ni umwe mu bantu bakunda kuguruka cyane. Ndagira ngo mutungure namwe ubwanyu mubireba mfungurira. Abantu batatekerezaga yuko aha hantu maje, ariko Kamaro bitewe n'ukuntu ari umukoboyi, ni ukuvuga ngo ahita abimenya bro, ngo nta muntu wamwinjirira mu rugo. Isoboya Yego. sagusubira inyuma. Reba umuzigo boss, reba umuzigo boss asigaye. Subira inyuma gato ya papa wanjye. Batwaje twituguriye twego. Karibuni sana Grafre. Urabona ukuntu Kamaro yigaritse. Ka ordinaire kiwe. Kamaro. Ewana, ubu tuvugana uri kuri Wabagaye TV. Wabagaye TV in the building, the cover. My boy. Why mukuye ubuzinga njwi. Yego. Nuko rero tuhageze ku muvandimwe se Kamaro. Twaturutse imihanda rero dutera story n'abandi bacama ngenda nganiriza abantu mbereka imihanda ya zamani. Yo buretse gato ndaje abantu ukuntu ibintu biba bigiye bimeze n'ukuntu umuhanda wacu wari umeze wa zamani. Abantu naberetse saho na Telekom, nibukije abantu ku isoko ry'Inyamiramo, abantu naberetse kuri Sky, abantu nagiye mbereka Kamaro rero uje kumusura. Aho bigeze rero iyo umuntu ageze mu rugo rw'abandi ibintu by'ibikamera bivuga bro. Yego. Ubu rero Kamaro yaduhaye karibu mu rugo iwe, murayibona yuko papa Rujama ndetse n'umuhungu wiwe twaje guhemba imfura yacu bagita Kamaro. Twageze mu rugo rwiwe turagira ngo ewana tumublessing nk'umuvandimwe, ageze kabisa tunamublessing. Kamaro uri pare wanje, ariko nanone Rujama yansekeje. Umva ibintu Rujama yambwiye Kamaro. Rujama yambwiye ngo ni gute ngo ufata pare wawe, ngo ni gute ufata mukuru wawe ngo warangiza ngo ukamugira pare. Agaseruja ibi bintu nabyo ni bimwe mu bintu dukwiriye kuza gutekerezaho. Ni ibintu dukwiriye kuza gutekereza. Wafashe mukuru wawe ngo umugira pare wawe, urabona ngo ariko Sky tungu ubu we n'ikibazo ngo nibyana yinjagi terere ibasura mumera atubwiye umumera tuyiguze ko uraruja muzamutiye Rujama babwira ati mani ibyo bintu byanyu ngo ibyo bintu byanyu ngo gikwiye yinjagi mwibanye mu gatsibo ni wabona Rujama mwibanye mu gatsibo Niko irinjagi mwibanye mu gatsibo tuyivanye za gatsibo bro. Muradufasha mwebwe ubakaze kacu ruko Kamaro witeka nabane nawe rero. Asante sana kabisa. Ni fresh sana. Kicha Rufini ndakubona neza cyane tumeze neza cyane. man. Tugeze kwa Kamaro rero, umuntu ukuntu gahunda yacu irangiye uyu munsi baduhaye Kamaro twamugezeho, ahubwo bisa waje uka blessing abantu bo kuri Wabagaye TV ukabatera peace. Araje mu kanya oya naze atera peace kugira ngo tubone umwanya wo kuza kwitamo inkuru bindi tunaganire na Viki. Muri areka hari ibintu ngo Rujama ngashaka kutuganiriza nge nawe ngo bitari ngombwa yuko ngahantu ngo kuri kamera baza kumenya ibyo bintu. Ewa kabisa. Wow.
maximum respect. Ari neza kabisa. Merci. Merci kabisa. Reka nterure umuhungu wanjye. Injagi tubanza Uyu ni umuhungu wanjye kabisa. Ntabwo tumwereka abantu batazamwiba bro. Mutazatwirira umwana. Daddy, banza ublessing uyu mwana umuterure nawe kabisa. Fresh kabisa. Umuterure muhereze na wayikina bamuterure noneho umubyeyi afata umwana amwerekeze mu byiciro byiwe. Mama Brand, umeze neza? Nanjye mbese neza cyane, natinze kubasura ariko muri urebye nta mutima mubi. Haguruka ugitera abantu isi bo kuri wa bagahita bavuga ati arya kaba kube arya uri pare wanjye ukaba mukuru wanjye ubu ni umugore wacu umugore wa pare kandi uri na mukuru wanjye Faxman original na Faxman arageze big up to yourself my brother mbese neza kumwe naje gusura grand frère ni pare wanjye ni everything naswe rero uyu munsi rero turahageze nuko nguko ibintu byacu birangiriye aha keep subscribing ubutaha rero nzagarukana n'umudamu wanjye wa Madoboy turi kumwe na Doboy na Skyra ubundi tunazane ariko kutambajije izina ry'umwana oya ntabwo ibyo bintu dukeneye kuza kubibwira abantu akakanya ariko gusa amakuru ndayafite ngo umwana yitwa Brandon bro nibyo cyangwa ntagaribye ni Brandon nibyo Kamaro cyangwa tumwite Kamaro yitwa Kamaro Brandon still nibyo kuki satiswe bisaba oya ubwo reka tumwite hungu cyari hungu oya ubwo uri sirino ryanjye rero ngewe mwisaka kanya wallahi banyarwandakazi oya akoreja urumva ibintu ubundi ngewe hari izina nifuzaga kuzita umwana wanjye ariko ngewe kuri iyi nshuro ngewe Brandon ni iryiwe ariko Kamaro bitewe n'ubuzima witereyemo n'ubuzima ubayemo we na Bisabo ngewe uyu mwana mwise Peace. Nice, really nice. Njye mwise ubaka kanya ngiye tuzajya duhura mubwira ati yo Papa Peace what's up Papa mahoro umeze neza ni fresh sana yego Papa Peace merci beaucoup Uwiteka nawe namwe big up to yourself Yeah. Bombo clap.